Umuziki ni kimwe mu bintu ushobora guhindura amarangamutima y'abantu ndetse n'imyitwarire yabo mu buryo butangaje. Hari ubwoko bw'umuziki umuntu yumva agahita atangira kugira impinduka zidasanzwe haba mu marangamutima ye no mu myitwarire yiwe. Bamwe bumva umuziki bagasesa urumeza, amarira akabuzura mu maso, abandi ibyishimo bikabarenga. Hari ibihugu byagize impinduka z'imiyoborere bitewe n'uko abaturage b'ibyo bihugu hari ubutumwa bubashishikariza kurwanirira uburenganzira bwabo bakoraga mu bihangano by'umuziki, byageze n'aho ba nyiri ibihangano babizira. None uyu muziki ushobora amarangamutima y'abantu ndetse n'imyitwarire yabo ku rwego rungana kuriya, ni izihe mbaraga wifitemo? Nanone kandi uyu muziki wigaruriye umubare munini w'abantu hafi y'abatuye isi yose, ni gute ugera mu bwonko bwacu? Ngizi ingingo ebyiri tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Ntegura iki kiganiro nifashishije ubushakashatsi bw'umuhanga mu mikorere y'ubwonko Daniel Joseph Levtin. Nanone kandi nifashishije ibitekerezo by'umuhanga mu muziki Bobby. Mbonye ko ibyo bidahagije, nego inyandiko y'umutaliyani Vito D'Arezzo, ni umuhanga mu muziki n'ikimenyimenyi niwe dukesha icyitwa solfège. Iki kiganiro cyitwa Twige muzika hamwe na radio Icyizere. Nge ugiye kukibagezaho nitwa Bimenyimana Innocent aka Success the Winner. Mbaha ikaze mu kiganiro. Mbere yo kuvuga ku ruhare umuziki ugira mu guhindura amarangamutima y'abantu ndetse n'imyitwarire yabo, reka tubanze tuvuge uburyo ijwi ry'umuziki rigira mu bwonko bwacu. Dutuye mu isi irimo amagana n'amagana y'amajwi. Umuziki kimwe n'andi majwi yose ugenda mu buryo bw'umutingito, waves cyangwa onde. Abize ubugenge cyangwa fizike barabyumva cyane. Nk'uko maze kwivuga haruguru, umuziki ni ijwi rigenda mu buryo bw'umutingito. Bitewe n'amabwiriza agenga imikorere y'umubiri wacu, ntabwo ijwi ry'umuziki ryagenda ngo rite ryinjira mu bwonko ako kanya, ahubwo ribanza guca mu gutwi ukabanza kukarihinduramo ibimenyetso ubwonko bubasha kwakira, byitwa sinyonero. Dore uko bigenda. Ijwi ry'umuziki rikora urugendo ruva ku gikoresho cya muzika cyangwa mu kanwa k'umuririmbyi rigahita ryikubita ku ngoma y'ugutwi, ear drum, hanyuma rigahita riteza umutingito mu cyitwa concre cyangwa conclear. Concre nayo ihita inyeganyeza igice cyitwa selile ciliaire, nayo igahita yohereza bya bimenyetso ubwonko bubasha kwakira, sinyonero. Utunyangingo twa concre duherereye ku gice cyo hasi duhita twohereza ingufu z'amashanyarazi zijya kurwanya ya mitingito. Uturemangingo twa concre two hejuru turekura udutingito duto twahura na za ngufu z'amashanyarazi zatutse ku gice cyo hasi, bikabyara amajwi atandukanye mu bunini. Ibi bivuze yuko buri jwi riba rifite ingano ya fréquence itandukanye n'iyandi majwi. Ibimenyetso by'amajwi bijya ku bwonko binyuze kuri tronc cerebral, ibimeze nk'amashanyarazi bijya kuri cortex auditif, ikoze mu buryo bw'amajwi arutana neza neza nka kuri amajwi arutana kuri piano. Umva uko amajwi arutana kuri piano. Igice gifatanye na cortex auditif nicyo gikwirakwiza amajwi mu buryo burutana. Aha nibwo umuntu atangira kumva umuziki w'amajwi agiye arutana mu ndeshyo. Nyuma yo kuvuga uburyo umuziki ugera ku bwonko bwacu, reka tuvuge uburyo umuziki ugira uruhare mu guhindura amarangamutima y'abantu ndetse n'imyitwarire yabo. Birashoboka ko iyi nkuru ngiye kuvuga waba warayumvise, ariko niba ari n'ubwa mbere uyumvise, umenye ko ibivugwamo niko kuri. Isano iri hagati y'umuziki n'ubwonko bw'umuntu, abaganga bayibyaje umusaruro, bayikoresha mu guhumeka neza kw'abana bavutse igihe kitageze, ndetse no kuringaniza umuvuduko w'umutima. Reka tugaruke ku bushakashatsi bwa Daniel Levtin. Daniel Levtin yifashishije udukoresho dupima umuvuduko w'umutima, adushyira ku rutoki rw'umuntu, hanyuma amwambika earphone irimo umuziki. Ibi byamufashe kumenya uburyo umutima w'umuntu utera bitewe n'ubwoko bw'umuziki arimo yumva. Umuziki uteye akababaro utuma habaho impinduka ku mubiri w'umuntu, nko guhinduka k'uruhu no gutera cyane k'umutima w'umuntu.
hari ubwoko bw'umuziki ushobora kumva bitewe n'ubutumwa buri muri iyo ndirimbo, ako kanya amarangamutima yawe agahita ahinduka mu buryo budasanzwe. Niba ukunda umupira w'amaguru, hari indirimbo ujya wumva ugahita utangira gusesa urumeza. Nyuma yo kuvuga uburyo umuziki ugera mu bwonko bw'umuntu n'uburyo ugira uruhare mu guhindura amarangamutima y'abantu, mu nyemerere tuvuge n'uruhare rwawo mu guhindura imyitwarire y'abantu. Hari umuhanga mu mitekerereze y'abantu, amazina ye ni Albert Bandura. Albert Bandura yavuze ko abantu bashobora kwiga imico y'abandi bantu binyuze mu kwigana iyo mico yabo. Ni teori yise learning by imitation. Umuziki ni urugero rwiza ruhamya iyo mvugo ya Bandura. Nzi abantu benshi bafite imyitwarire isa neza nk'abahanzi bakunda iyo mico, bakaba barayigiye mu butumwa bucishwa mu bihangano by'abo bahanzi. Haruguru nigeze kuvuga uburyo umuziki wagiye ugira uruhare mu guhindura amatwara y'imiyoborere y'ibihugu bitandukanye. Ihagarikwa rya apartheid muri Afurika y'Epfo ni urugero rwiza, ryashimangiye isano ikomeye iri hagati y'umuziki n'imibereho y'abantu. Sinasoza iki kiganiro ntavuze uburyo umuziki ufasha mu kugabanya umunaniro w'ubwonko bw'umuntu, stress. Ibi bishimangirwa n'ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Alberta. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Alberta bafashe abana 42 bari hagati y'imyaka 3 na 11. Abana bose bari bafite ikibazo cy'umunaniro w'ubwonko, stress, maze bacamo amatsinda abiri. Bamwe bashyira mu cyumba kirimo umuziki, abandi bashyira mu cyumba kitarimo umuziki. Uzi byabaye nyuma baje gusanga abana bari mu cyumba kirimo umuziki aribo birengagije ububabare baterwaga n'umunaniro kuruta abari bari mu cyumba kitarimo umuziki.